wicaye ahantu kuri poste nziza, wicaye ahantu ufite titre runaka, ariko uri gutikura, uri guta umwanya uvuga umuntu, uri guta umwanya ubeshyera umuntu, uri guta umwanya wambika umuntu icyasha. Ese birakuzamura? Hari ibintu bimena amavuta, hari ibintu bimena amavuta, hari position ugomba kuba wicayeho nta mwanya wo gutikura ufite. Hari position ugomba kuba wicayeho, n'uguhamagaye kuri telefone akaguhamagara gusaba isengesho, n'uguhamagaye kuri telefone akavugana nawe akahava aruhutse. Ariko wipfusha umwanya wawe usutikura uvuga ibitari ngombwa. Reka Imana nikurebe kubonemo inyungu, wo gukora ibintu ufekinga, wo gukora ibintu cyatsa, wo gukora ibintu kuko wabiborotse biri mu mutwe wawe. No, reka Imana nikwitegereza uvuge ngo uyu muntu mufitemo inyungu nziza yo kuzana benshi kuri Kristo, inyungu nziza yo gutuma benshi bakiranuka, inyungu nziza yo kongera kubuilding relationship yanjye n'Imana, inyungu nziza yo kubwira abandi ngo hari ukuntu nyamara umwana wawe n'Imana waba beta. Inyungu nziza iyo Imana ikubonamo inyungu ihora ikubundikiye, ihora ikwicaye hejuru, uburinzi bwayo buguhoraho. Ntuwemere ko Imana ikureba ikabona nta nyungu ikubonamo, ntubyemere kuganya ngo wicara aho ngaho ugire nkaho ntacyo umaze. Urakimaze. Reka Imana ikubonemo inyungu. Nubwo waba uri mu bibazo, reka Imana ikubonemo inyungu. Nubwo waba uri mu bigeragezo, reka Imana ikubonemo inyungu. Iyo Imana ikubonamo inyungu yayo iraguhisha, igukiza indwara, igukuraho imivumo ya karande yakugenzaho ubuzima bwawe bwose. Iyo Imana ikubonamo inyungu, ikabona ufite resistance, ikabona urafightinga, ikabona urakomeza gutera imbere, ikabona urakomeza gutera intambwe, ikabona urakomeza gusunika nubwo bigoye, ikabona urashaka umwanya nubwo nta mwanya, ikabona urigomwa. Imana ikubonamo inyungu hari ukuntu ikurinda, hari ibintu ivana mu buzima bwawe. Kankubwire kondisha umuhanuzi yamushyizeho. Umuhanuzi yaramubwiye ngo genda ufate ka gacupa k'amavuta, kakandi wise utuvuta. Yavuze utuvuta narwo yavuze amavuta. Genda ugafate, utire ibikoresho byose bishobora kujyamo amavuta, ibijerekani byose muri quartier ubitire, ngo kandi ntutire bike. Haleluya, haleluya. Yambwiye ngo ntutire bike, ngo utire byinshi, ntutire bike, kugira ngo uticuza nyuma. Ntutire bike, ngo nurangiza ugende wifungirane n'abana mu nzu yawe. Ufate ka gacupa k'amavuta, ka torezo kutuvuta, ugende ngo bisukamo. Ngo aragenda nawe arabikora. Aragenda n'abahungu be bahera ku nzu ya mbere batira, ntizi ikijerekani, ntizi ibijerekani ufite biri empty, niza. Ibiriya bijerekani biri empty ni ibiki? Nibyo nifuza ko tuvugaho. Ngo Elisa akize umupfakazi umwenda yararimo. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubwira ati, none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite muhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite muhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta, udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibika. Nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati, ongera unzanire n'ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, aramubwira nawe ati, genda ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda wawe, asigara gutungane n'abana bawe. Haleluya, haleluya. Iri jambo nari nabemereye ko nzaribaganirizaho mu minsi ishize mbabwira iriya nkuru nababwiye y'ababembe, navuzemo no mupfakazi. Ndavuga ngo ese ndababwiye ngo nzayibabwiraho. Ndibaza se uyu mupfakazi agiye kureba Elisa. Uyu mupfakazi agiye kureba Elisa, mwumvisha uburyo nta kintu afite, amadeni amumereye nabi, abishyuza umugabo we baje barashaka gutwara abana ngo abagire imbata. Ibibazo ni ibibazo. Ese ntiburiya nitujya tubikora natwe tukumva nta kintu dufite pe imbere n'inyuma, nta kintu gihari. Hari ukuntu twishyiramo ngo ababwiriza nibo bafite ikintu, abasengera abantu ibitangaza bikaba nibo bafite ikintu,
hari ukuntu tujya dushaka kugaragaza ko afite title runaka, wenda ari we afite ikintu. Uyu mugore ngo umugabo yari umuhanuzi, murabyumva namwe. We ntabwo batubwiye ko ari umuhanuzi, batubwiye ko umugabo wari umuhanuzi. Means what? Means yagiye kureba Elisa amubwira ngo umugabo wanjye yari umuhanuzi, yari umugaragu wawe, none yarapfuye, none abamwishyuza baraje, afite amadeni, afite ibibazo, ari kwibaza ubuzima buramurangiranye. Umugabo wari umufitiye runini arapfuye, none asigaranye abana wenyine. Agiye kurebera Elisa aramubaza ngo ese ufite iki? Uzi ukuntu yamusubije, yambwiye ngo ntacyo mfite. Mwabyumvishe? Ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Ni agaherezo siko bakita, ni agacupa, agaherezo cyangwa agaherezo simbizi, kutuvuta. Ni ukuvuga ngo yagiye deja yumva nta kintu afite. Natwe hari ukuntu tujya twicara tugatakira Imana, tukayitura ibibazo byacu, tukayibwira amaganya Yeremiya, tukajyamo tugataka, tukaganya, tukumva ntacyo dufite, nyamara turagifite. Nyamara uwakubaza nawe wasanga hari utuvuta ufite mu iherezo. Buriya nta muntu buri empty, kubera yuko nkunda ino emisiyo yanjye ukuntu yitwa Shape to Shape. Uwacuriwe gucura abandi, uwacyarijwe gutyaza abandi, waciye mu bintu kugira ngo azavane abandi muri ibyo bintu nawe abazane ku Mana. Mbega uzazamura abandi kuko nawe yigeze kuzamurwa, uwacuzwe akabumbwa neza bundi bushya, agacishwa mu muriro, agacishwa muri byandi byose kugira ngo nawe azabyegukemo, nawe afasha bari kubicamo. Shaped to shape. Haleluya. Uyu mugore agiye yumva ntacyo afite, nyamara yapfakaye. Nyamara yapfakaye yasigaranye abana wenyine. Nyamara hari imbaraga afite. Hari imbaraga afite kuba afite n'aba bana. Ariko none hejuru ikigeretse kuri icyo ngo afite utuvuta mu icupa. Hari akantu yasigaranye. Wenda katurutse kuko yarabanaga n'umugabo w'umuhanuzi, wenda katurutse kuko yumvaga basenga, wenda ariko kuba yanateye ntambwe akajya kubwira umukozi w'Imana ngo mfite ikibazo mfasha, nuko yari yizeye ko ibituruka muri uwo mugabo w'umuhanuzi Elisa hari icyo bishobora kumwubaka. Natwe hari ukuntu twisuzugura n'ukuri, tukigira batoya, kavuga mama ntacyo mfite, sinize, nturukaha, ubuse ko ndi mwene runaka, ubuse ugahora uganya. Iri jambo Imana ijya kuri nsobanurira, yarambwiye ngo uyu mugore nubwo wenda atari umuhanuzikazi, nubwo wenda atari umupreacher, atari umuntu umuvugabutumwa, umupasiteri, umuntu ukomeye, ariko hari akantu yari ibitseho, agacupa k'amavuta. Agacupa k'amavuta. Kari agacupa k'amavuta n'ibyiringiro. Kari agacupa k'amavuta ni ukuba kibasha kuza imbere y'Imana akagira icyo avuga. Nawe uragafite ako gacupa k'amavuta. Umva kondisiyo yahawe. Imana ntabwo igipfa gusubiza umuntu gutyo nta roturo. Burya Imana itubonamo inyungu zayo. Yes, Imana itubonamo inyungu zayo. Niyo mpamvu abamarayika bari hariya, niyo mpamvu bimeze kuri, ariko twebwe dufite hano nk'abikoresha. Turi abakozi b'Imana. Buri muntu ava akagera ni umukozi w'Imana. Buriya nawe uri umuvugabutumwa, ahubwo utanga ubuhe butumwa? Reka nkwibarize, ni ubuhe butumwa utanga? Kuri telefone iyo uhamagaye umuntu ugafata telefone ukavuga reka mpamagara umuntu, mushiki wanjye, reka mpamagara inshuti yanjye, muvugana ibiki kuri telefone? Kibazeho icyo kibazo. Umuvugisha ibiki, umubwira ibiki? Ni ibiki uvuga kuri telefone? Ni ibiki ugiye gusura abantu babwira? Uragenda ukabwira uburyo kuri YouTube wabonye ibintu biteye ubwoba, ukabatera ubwoba ugataha? Buri muntu wese buriya n'umuvuga butumwa. Ahava akagera. Ikintu Imana yagukoreye buriya bari ubutumwa. Ikigeragezo uciyemo ukakivamo burya bari ubutumwa. Ariko uyu mugore ashobora kuba yaragiye yisuzugura ati sinzi kuvuga ubutumwa, sindi umuhanuzi, sindi iki. Yabitondekanyije ku murongo. Aravuga ngo ntacyo mfite. Usibye agacupa kutuvuta. Imana ishimwe ko nako yibutse kukavuga. Kandi nibaza ko umuhanuzi yakamubajije yabibonye ko agafite. Yamaje ngo ufite cyangwa ati ntacyo mfite keretse agacupa. Nibaza ko umuhanuzi yamubaje yabibonye ko hari akantu afite. Nawe Imana ikurebye ibona hari akantu ufite mwene data. Ushobora kuba utabwiriza, ushobora kuba utabintyoza mu kuvuga, ushobora kuba utagaragara kuri kamera, ushobora kuba utahagarara ku gatuti ngo uvuge, ushobora kuba byose tujya tubidefanda bigakunda. Ariko reka nkubwire kondisiyo Imana yamuhaye. Kankubwire kondisiyo umuhanuzi yamushyizeho. Umuhanuzi yaramubwiye ngo genda ufate ka gacupa k'amavuta. Kandi wise utuvuta, yavuze utuvuta ntabwo yavuze amavuta. Genda ugafate, utire ibikoresho byose bishobora kujyamo amavuta. Ibijerekani byose muri karitsiye ubitire, ngo kandi ntutire bike. Haleluya. Yambwiye ngo ntutire bike, ngo utire byinshi, ntutire bike, kugira ngo uticuza nyuma. Ntutire bike, ngo nurangiza ugende wifungirane n'abana mu nzu yawe.
ufate ka gacupa k'amavuta ka katorezo k'utuvuta ugende ngo ubisukamo ngo aragenda nawe arabikora. Aragenda n'abahungu be bahera ku nzu ya mbere batira ntizi ikijerekani ntizi ibijerekani ufite biri empty niza ibiriya bijerekani biri empty ni ibiki? Nibyo nifuza ko tuvugaho. Ni imitima y'abantu, ni imitima y'abantu irimo ubusa. Iyo turimo tuvuga ibisuko turi intyoza suko tutaba muri Canada hari busy hataba umwanya suko nukuri turimo turagerageza kuzuza ibijerekani birimo ubusa. Turimo turagerageza kuzuza ibijerekani birimo ubusa kandi ni twebwe bigirira umumaro. Gukorera Imana birimo umumaro mwinshi bene data. Gukorera Imana birimo umumaro mwinshi nubwo utayikorera kuri YouTube ukayikorera ahatagaragara. Imana ikubonamo inyungu irakurinda. Imana ikubonamo inyungu igukiza indwara. Imana ikubonamo inyungu iguha igikundiro. Imana ikubonamo inyungu ikuzuza urukundo rwayo. Imana ikubonamo inyungu irakubabarira. Imana ikubonamo inyungu ihora ikubundikiye, ihora ikwicaye hejuru. Uburinzi bwayo buguhoraho. Ntuwemere ko Imana kureba ikabona nta nyungu ikubonamo. Ntubyemere kuganya ngo wicara aho ngaho ugire nkaho ntacyo umaze. Urakimaze. Reka Imana ikubonemo inyungu. Nubwo waba uri mu bibazo reka Imana ikubonemo inyungu. Nubwo waba uri mu bigeragezo reka Imana ikubonemo inyungu. Iyo Imana ikubonamo inyungu yayo iraguhisha, igukiza indwara, igukuraho imivumo ya karande yakugenzaho ubuzima bwawe bwose. Iyo Imana ikubonamo inyungu ikabona ufite resistance, ikabona urafightinga, ikabona urakomeza gutera imbere, ikabona urakomeza gutera intambwe, ikabona urakomeza gusunika nubwo bigoye, ikabona urashaka umwanya nubwo nta mwanya, ikabona urigomwa. Imana ikubonamo inyungu hari ukuntu ikurinda, hari ibintu ivana mu buzima bwawe, hari abantu yigizeho mu buzima bwawe, hari ibintu igukorera kurusha wundi wicaye aganya gusa. Reka nitwemere mumbabarire nimumva hari wundi kubabaza yihangane. Imana ikubonemo inyungu. Uyu mugore aragenda atira ibijerekane biri empty. Ntabwo yatiye ibyuzuye amazi ntiyatiye n'ibyuzuye amavuta, yatiye ibiri empty. Mbese niba turanyi bawe bangahe bagowe bapfuye nabi uri ruhande utazi nuko bameze? Mbese ni bangahe usengera? Mbwiza ukuri usengera abantu bangahe? Usibye za yandi ari mu mbaraga z'ikiringiti. Rimwe nzababwira ku mbaraga z'ikiringiti. Usibye yandi wiyorosha uvuga ngo Mana ndagushima ko wandinze muri uyu munsi ukomeze ubane nanjye. Amen. Naryo ni ryiza Imana ishimwe kububyibutsa. Usibye yandi yo kuvuga ngo ibi biryo Mana ubiha umugisha wamaze kugeza mu kanwa. Reka Imana ikubonemo inyungu. Haleluya. Thank you Lord. Reka Imana ikubonemo inyungu. Reka Imana ikubonemo inyungu. Hari igihe nabaga ntwite numva bidakunda, nananiwe ariko ngasunika nkamanuka esikariye abandi bamaze kuryama, inzi icecetse abana baryamye, isuku yakozwe, ibintu byose byavuye mu nzira, umugabo ahaza ameze neza, nkomboka nkamanuka nkagenda ku itapi muri salo nkicara hasi. Iposition wafatiye ari yose Imana ibireba. Wasenga upfukamye, wakwicara hasi kubera iyo nda cyangwa kubera uko wumva umeze, warambarara hasi ugasengera ubwoko bw'Imana. Not only your house, no. Apana inzu yawe gusa. Ni byiza gusengera abawe, ni byiza gutwikiriza abana b'amaraso ya Yesu, ni byiza gusengera umugabo wawe, ni byiza gusengera bene wanyu, ni byiza gusengera urugo rwawe, ariko ni byiza no gusengera abandi. N'abanzi bawe ukabasengera, n'abakwanga bakubeshyera ibintu ukabasengera, n'abagenda bakuvuga ibyo utavuze ukabasengera, n'abagusebeje ukabasengera, n'abakwambitse icyasha hano hanze ukabasengera, n'abakuryana inzara ukabasengera, n'abaguhimbiye ibintu ukabasengera, ugasengera umuntu wese ahava akagera, ukabavuga mu mazina. Imana irumva. Imana irumva. Ibijerekani birimo empty, biri empty, ni ibijerekani bitagira urukundo, ni ibijerekani bitarimo amahoro, ni ibijerekani bitarimo gukorera Imana, ni ibijerekani biri empty nyine, nawe urabyumva. Bitagira urubuto na rumwe, bitarimo kwihangana, bitarimo gukiranuka, ni ibijerekani biri empty nyine. Ngo isezerano ry'Imana iryo jambo nzarivuga muri Hage ngo ritindijwe n'iki? Ngo Yesu arindiriye ngo arebe ko hakizwa benshi. Petero wa 2:3. Ngo isezerano rye ntiryaheze, ngo ahubwo atinze yihanganye kugira ngo arebe ko
nta n'umwe warimbuka. Mbese Imana ikurebye kubonamo umumaro? Mbese ubwo umuntu nta kubabaza ukagenda urakaye gusa kumva wamuvuga nabi nawe? Oya, basengere. Genda byibuka ndi umukatolika, nasengeye mu bakatolika kuva navuka, kuva namenya ubwenge. Ntabwo nibuka, wenda nari muri segonderi simbizi. Nagenda ngapfukama Saint Michel muri chapelle hariya, nkagenda nka 3 za mu gitondo iyo nabaga nta shuri mfite, nkajyana urupapuro rureshya nka gutya ruriho amazina y'abantu ndashima Imana ko bose bagiriwe neza. Asengera n'abatabizi, ntabwo ari ngombwa ngo babimenye. Bakuzine banjye, rekuza, abasigaye bo mu muryango bose nkabavuga amazina, nkavuga uzabarinde Mana, ubarinde agahinda, ubarinde ibi. Ntabwo nari nzi gusenga cyane n'ukuri no mu katolika bibereye aho, ariko numva ngirira umutwaro abantu. Nawe ndabigusabiye, reka Imana nikurebamo ikubonemo inyungu. Kubera ako kantu nakoraga ntazi n'impamvu ngakora, ari urukundo rw'Imana runyibereyemo, ari ukubera ibibi byinshi nabonye numva mfitiye umutwaro umuntu wese wo mu muryango, nkabarondora n'inshuti z'umuryango, nkabarondora bose nkabasengera. Kera cyane umuntu yasubizwa nkaza kuri papuro gukora urupapuro nkagirana. Imana ishimwe cyane. Reka Imana nikurebamo ikubonemo inyungu mwene data. Wicaye ahantu kuri poste nziza, wicaye ahantu ufite titre runaka, ariko uri gutikura, uri guta umwanya uvuga umuntu, uri guta umwanya ubeshyera umuntu, uri guta umwanya wambika umuntu icyasha. Ese birakuzamura? Hari ibintu bimena amavuta, hari position ugomba kuba wicayeho, nta mwanya wo gutikura ufite. Hari position ugomba kuba wicayeho, n'uguhamagaye kuri telefone akaguhamagara gusaba isengesho, n'uguhamagaye kuri telefone akavugana nawe akahava aruhutse. Ariko wipfusha umwanya wawe gusa utikura uvuga ibitari ngombwa. Reka Imana nikurebe kubonemo inyungu. Wo gukora ibintu ufekinga, we gukora ibintu cyatsa, we gukora ibintu kuko wabiborotse biri mu mutwe wawe. No, reka Imana nikwitegereza uvuge ngo uyu muntu mufitemo inyungu. Inyungu nziza yo kuzana benshi kuri Kristo, inyungu nziza yo gutuma benshi bakiranuka, inyungu nziza yo kongera kubuildinga relationship yanjye n'Imana, inyungu nziza yo kubwira abandi ngo hari ukuntu nyamara umwana wawe n'Imana waba beta. Inyungu nziza. Uyu mugore ngo atira ibibido, aragenda yifungirana mu nzu n'abana be nkuko Yesaya yayimubwiye, arangije aragenda asukamo. Haleluya. Asukamo mu cyambere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, arasuka mukozi Imana yambwiye ngo ntatire bike. Arasuka ibyo yateye muri quartier byose. Suka ibyo ushoboye gusuka mitima y'abantu bizima. Buzuza amavuta abantu, basengera basabira amavuta. Amavuta nukubakuraho bwa buretwa, amavuta nukubasengera ngo indwara zibaveho, amavuta nukubasengera ngo bahinduke babe beta, amavuta nukubasengera ngo bave mu bukene, amavuta nukubasengera ngo ibyago ntibikabababaze, amavuta nukubasengera ngo amazina y'abahinduke, amavuta nukubasengera ngo bakizwe, amavuta nukubasengera ngo bazajye mu ijuru, amavuta nuguhora usengera abaturanyi bawe. Basukemo, ntabwo uzi niba bari empty cyangwa batari empty, just basukemo. Hamagara utagamije kubwira umuntu amatiku ngo waruzi ko runaka yavuze ibi, waruzi ko runaka yakoze ibi, unabeshya rimwe na rimwe, unabeshya unabihimba kugira ngo just ikiganiro kiryohe. No, wita umwanya wavuga ibidafite umumaro. Amavuta nuguhamagara umubwira ngo umeze ute mwene data, akagira Imana kuko abonye umwaza ngo umeze ute, agahita akubwira ngo wapi, wa mwana yarwaye cyangwa naraye muri urgence cyangwa ku kazi bimeze nabi, akabaguhaye icyifuzo. Cyo ni ikijerekani kiri empty abaguhaye, icyo ni ikijerekani kiri empty abaguhaye ngo usukemo. Naho kenshi duhamagara abantu ariko tugiye kubasukamo ibibi, n'utwo bari bifitiye mu kajerekani tugasiga ari twe tubuvanyemo tuyamenye. Hari ibintu bimena amavuta bene data, waba uri pasiteri waba utari pasiteri, hari ibintu bimena amavuta. Tubireke ibintu bimena amavuta, ahubwo tugume tubwira Imana ngo aka gacupa mfite ngakoreshe gute, iyi mpano mfite yo kuvuga nyikoreshe gute, iyi mpano mfite yo guconvictinga abantu nyikoreshe gute, iyi mpano mfite yo gukunda abantu nyikoreshe gute, iyi mpano mfite yo gutanga nyikoreshe gute. Nuho umuntu ngo ugende umuvuga oya. Uri pastor, umuntu arakubwira ikibazo, arakubwira ko arushya remerewe, warangiza ugakupa telefone ukagenda ubwira 1 2 3 4 5 6 7 8 kana kayambwiye waruzi kwibi waruzi ukanongeraho. No, uri kumena amavuta.
uri kumena amavuta, uri kubyica n'utwara afite uri kudukamuramo. No, stop it. No, kora ikintu Imana ikubonemo inyungu. Nuvugana n'umuntu Imana isigaye kwishimiye, katori yarama, Imana isigaye kwishimiye ivuga ngo Imana ishimwe ko umwana wanjye avuganye na runaka, none umwana wanjye akaba asigaranye ibyiringiro. Imana idufashe tumenye ibyo tuvuga. Imana idufashe ntitumena amavuta ngo dukamure n'utwo umuntu yari isigaranye. Ibijerekani utira byose ubitire, ariko ubitire ufite umugambi umwe wo kubisukamo utuvuta dukeya ufite. Twa tundi twa nyuma wowe wibwira ngo ntuzi kubwiriza, nta kibazo, senga uvuga amazina y'umuntu, uvuga ngo Michel ndamusengeye, Karine ndamusengeye, Beni ndamusengeye, Didi ndamusengeye, Henriette ndamusengeye, Lydia ndamusengeye, mu izina rya Yesu. Niba hari icyo uzi bari kurwana nacyo kivuge. Clement ndamusengeye, niba uzi ko hari icyo bari kurwana nacyo kivuge. Shaka akanya imbere y'Imana, shaka akanya. Ntabwo biba byoroshye muri ibi bihugu, ariko umuntu arirya akimara akabivuruyanga, kandi akanabona n'umwanya wo kuvugira Imana, akabona n'umwanya wo gushyira amavi hasi. Abandi basinziriye mu gicuku ukabyuka ukomboka, ukamanuka ukigomwa iyo saha 1 cyangwa 2, ukaririra ubwoko bw'Imana, ukaborogera ubwoko bw'Imana, ukabereka Imana, ukavuga ndasengera runaka, ndamusengeye Imana umugire neza, ndamusengeye Imana umutabare, ndamusengeye Imana, ukabavuga imbere y'Imana. Iyi Imana ikwitegereje. Haleluya. Ikubonamo inyungu, ikubonamo inyungu, uburinzi bwayo bukaza, ikubonamo inyungu cyari cyananiranye kigashoboka, ikubonamo inyungu ikavuga ngo uyu nguyu ngomba kumwongera amavuta, ikubonamo inyungu ikavuga ngo uyu nguyu ngomba kumwongera imbaraga, kuko aya mafi akoresha nijoro abandi basinziriye, ikakongeramo imbaraga, ikakurinda, ikagukiza ibirwara biguhoza kwa muganga, ikagukiriza abana ntibahore bagutesha umutwe. Katoriya, tiri ibijerekani ariko ufite objectif imwe. Yobora iryo torero ariko ufite objectif imwe, kubasukamo amavuta, apana kubakamuramo nayo baba bafite, apana kumena nayo ubwawe nawe ayo wari ufite. Oya, uyamena hasi, yasuke mu kijerekani. Niba ntacyo ufite cyo gutanga, byihorere, wigira uhamagara wiyobora n'iryo torero uvuga ko nabishoboye. Ab'ingenzi basigaye bavuga. Come on guys, ab'ingenzi basigaye bavuga. Depuis quand? Umwinginzi ubundi n'umuntu wagiraga ibanga agaceceka n'umugabo ntamenye ibiri kuba, ariko umwinginzi umuntu asigamo icyifuzo agahita ahamagara, ava kuri telefone imwe ajya ku yindi, ari gusebanya. Seriously guys, seriously, reka tugerageze twe kumena amavuta n'utwo twari dufite ngo tutumene. Reka yufite utwo dukeya ufite, ako gacupa gato ufite, reka ugire objectif imwe kuvuga ngo Mana sinzi uwo ndi gusengera uwo ari we, ariko ndavuze ngo umuntu unaniwe muri quartier, ndavuze ngo umuntu unaniwe mu itorero ryanjye, umugirire neza, umwongerera imbaraga, utabare ababyeyi, batabare urubyiruko ruri kudupfana, urutabare. Do something, kora ikintu Imana ikubonemo inyungu zayo, ivuge ngo wow, I'm so proud of you. Ikongerere n'izindi mbaraga, ikongere n'andi mavuta. Uwo mugore ngo yarasutse, arasuka kugeza aho abwira umwana ngo kutampereza ikindi. Umwana amubwira ngo bya bijerekani twatiye byashize. Ahita yirukanka ajya kubwira umukozi Imana ko yabikoze ibyo yamubwiye. Umukozi Imana amubwira ngo fata ibyo bijerekani byuzuye, ugende ubijyane ku isoko ugurishe, wishyure babandi bazaga kwishyura bashaka gutwara abana bawe, n'ayasigara yose uyafata uyagira yawe. Gukorera Imana bifite inyungu. Gukorera Imana byishyura imyenda, gukorera Imana biraruhura, gukorera Imana bigukiza karande n'ibikomere, gukorera Imana bigukiza indwara, gukorera Imana ntabwo ari ukujya ku gatuti ngo ugaragare. N'amavu ukoresha muri cya gicuku wishe Imana irayabona, na yanzara wicisha uvuga ngo ngiye kwiriza ku bwa quartier yanjye ngo ibemo amahoro, Imana irayibona. Ngiye kwiriza ku bw'abakozi dukorana, Imana ibagirire neza, Imana irayibona. Ngiye kwiriza ku bwa wa muntu mpora ncaho ari usabiriza ntafite icyo gufasha, Imana irabibona. Ngiye kwiriza ku bw'itorero ryanjye, nubwo rimbabaza, nubwo bankomeretsa, nubwo bigira, ngiye kwiriza ku bwabo mbasengere, Imana irabibona. Imana irakureba ikakubonamo inyungu nyinshi, wowe ikaguha gushisha, wowe ikaguha kumererwa neza. Abaruha baruha bari mu bitafite umumaro, wowe cuzinga neza, hitamo neza, hitamo neza, hitamo kuba inyungu y'Imana, hitamo kuba inyungu y'Imana mu duce ushoboye. Niba ari amavi y'iminota 30 yakoreshe,
niba ari ukurira baborogere, niba ari ukubahamagara ubahumuriza bahumurize. Do something Imana ikubonemo inyungu zayo.